Abagize umuryango wanjye baherutse kuntungura nagize isabukuru y'amavuko. Ni ikosa ryo gukubita umwana nkamukomeretsa, iryo byarambabaje. Iyo mbabaye cyane kubera ko ndabyirinda, ngira ikibazo cya hypertension. Ntabwo mitagira urubyiruko byo rurashyushye, ariko bagomba kubyitwaramo neza, kandi ndakeka benshi babyitwaramo neza bakabisohokamo neza. Mu bakinnyi bo ntabo, ariko mu banditsi hari uwitwa Habyarimana Charire, hari uwitwa Neri, yego kuko Kirere dukinana mu buzima busanzwe n'umwana wanjye. Mbaye ikaze, ndabasuje cyane, mugire amahoro y'Imana. Mbera byose muri byose, reka nshimira Imana yo ishobora byose yanshoboje kuba muri uyu mwanya nkiri mu gihumeka umwuka w'abazima. Nawe aho uri hose ndakugira inama yuko washimira Imana ugira uti ishimwe ikuzo n'ibyawe Mana. Iyi ni HomeSky TV ukomeje gukurikira. Ikiganiro ni SOKIB, ni ikiganiro kikugezaho amakuru y'abastar batandukanye. Turabegera tukabaganiriza, nabo bakadukundira bakatuganiriza, bikagenda neza cyane. Wowe utarakora subscribe kuri HomeSky TV, gerageza kuri subscribe, ujya kuri HomeSky TV ku ibara ry'umutuku gakanda nditse subscribe, ukegera hirya gatoya ahantu hari akantu kameze nk'inzogera, nako kakandaho kugira ngo amakuru ya buri munsi ndetse n'ibiganiro bya buri munsi bya HomeSky TV tubagezaho mubashe kubikurikirana, kuko muraba agaciro kuri twe kandi ni by'agaciro. Muri uyu mwanya umustar mbafitiye ni umustar mwakunze cyane muri benshi, ni umustar mu gikunda, ni umubyeyi w'umumama, ni umukinnyi wa filme, ni umukinnyi wa théâtre, ni muhutukazi Marie Mediatrice. Ngo ikaze mu kiganiro Mama Kankwanzi. Murakoze. Amazina amaze kuyababwira, ariko izina nzwiho cyane ry'umuhanzi ni Kankwanzi. Nakinnye rero mu kinamico runana, kinamico amashirika, hanyuma amafilime yo ni menshi ntabwo nabasha kuyarondora, ariko iheruka ni Seburikoko, hari n'indi iri guca kuri televiziyo yitwa Kagarara. Yego. Murakoze cyane mama. Turatangira twibaza, ese mu buzima busanzwe tuzi ko uri umubyeyi w'umama, ese ufite abana bangahe? Ese mu buzima bwa buri munsi n'umuryango bimeze bite? Murakoze. Mfite abana babiri, umuhungu n'umukobwa. Ndumva ari ibyo. Murakoze cyane. Ka twinjire muri sinema. Ni ryari watangiye gukina ikinamico cyangwa filme? Ikinamico nayitangiye muri hagati ya 88 na 89, ariko filme zo ni za nyuma, ni muri za 2010 2007 gutyo. Gukina filme cyangwa théâtre byari impano cyangwa nuko wavuze ngo ibintu ndabikunda reka mbikore kuko mbikunze? Oya, burya iyo bikunze cyane ni impano, kuko iyo yiyumvamo ntabwo ishobora gusinzira, urayikoresha byanze bikunze. Ngero nabikoresheje nk'impano. Mama Kankwanzi, ubona ari iki cyaguteye imbaraga kugira ngo wumve wakina ikinamico cyangwa théâtre? Ikintu cyabinteye nuko nabikundaga kandi nkiyumvamo iyo mpano. Nagiye mu ijonjora ry'abakinnyi b'ikinamico, baramfashe nkomeza niyo rero. Twagiye tukubona muri mu kinamico cy'imbona nkubone. Ese igihe wakinaga ikinamico cy'imbona nkubone bwa mbere na mbere, ni iki cyakugoye? Birumvikana iyo umuntu natangiye muri troupe théâtrale Rafiki nkina mu ruhame. Ikintu kigutera ubwoba nyine iyo ugitangira nuko haba hari abantu benshi, kandi wenda utamenyereye guhagarara imbere y'abantu benshi, ariko kugenda ubimenyera ubwoba bugenda bushira. Mu bakinnyi ba filime mwakinanye cyangwa ba théâtre, hari uwaba yakugira inama wavuga ati iyi nama ari cyo mfashije mu mikinire yanjye, ukaba wavuga ati iyi nama yangiriye akamaro mu buzima bwo gukina filime na théâtre, ukaba wavuga kuri uyu munsi inama yangiriye ni inyamibwa?
mu bakinnyi bo ntabo, ariko mu banditsi hari uwitwa Habyarimana Charire, hari uwitwa Neri, hariho Pazeda. Ubwo ndavuga mu bintu by'amafilme, ariko mu ikinamico abanditsi b'urunana rwose turasabana cyane. Hari Serafina Kubwimana, hari Gakwaya Vincent n'abandi benshi nyine. Abo bayobozi b'urunana ni abantu bicara bakakugira inama. Mu kinamico wakinye hari igihe waba warakinye ibintu ukavuga ati iyi nama nagiraga abandi, ibyo ari byo byose iyi nama nanjye nari nyikeneye, ni njyewe nyamuneka iyi nama nanjye yankozeho yamvugagaho? Mu ikinamico kubera ko murabizi mu runana urugo rwacu na Bushombe ni urugo rw'abantu bakennye ariko bumvikana, kandi ntibikunze kubaho. Burya abantu bakennye baba bacagagurana. Ni inama nziza rero dutanga, ni urugero rwiza dutanga, kandi byagize akamaro kuko dusubira inyuma tukabaza abaturage bakatubwira ko nabo byabagiriye akamaro. Ibyo umaze kugeraho muri théâtre cyangwa filme ubona warabigezeho kubera ari imbaraga zawe cyangwa byarizanye? Byarizanye kuko ni impano, nta mbaraga nabishyizemo. Yego. Mama Kankwanzi, iyo utaza gukina théâtre cyangwa filme wari gukora iki? Ntabwo mbizi ibyo, icyo kibazo sinajye gusubiza kuko nize sociale. Wenda nari gukora ahantu hatandukanye. Gukina ikinamico cyangwa filme mu babyeyi bawe hari uwo warabikurikije? Ese mu bana bawe watubwiye harimo abana bagukurikije kuba bakina théâtre cyangwa filme? Yego, kuko Kirere dukinana mu buzima busanzwe n'umwana wanjye. Ndi umuhungu ufite Kanyarwanda, Ale Patrick ni umunyamakuru. Ubifata gute kubona mu bana bawe harimo umwana wagukurikije? Ni ukuri narabyishimiye, narabyishimiye cyane kuko nawe iyo dukinanye yarabivuze, akina yisanzuye nk'ukinana n'umubyeyi, kandi nanjye iyo dukinana biranyorohera. Ni irihe kosa nk'umubyeyi umwana yakora utakwishimira? Ikosa ryo kuzerera, gutinda gutaha ndabyanga cyane. Utubwiye ko umwana wawe munakinana mu kinamico urunana, ese nyuma y'ubuzima bw'ikinamico mu buzima bwo mu rugo mubanye gute? Ntari igihe wenda ko muba munakina no mu buzima muri bwa théâtre uri mama we, ntari igihe musanga n'ubundi mumeze nk'aho muri gukina théâtre? Oya, abifata rwose nk'uko umubyeyi abwira umwana bisanzwe, ntabwo abifata nk'umukino. Mama Kankwanzi, iki kibazo abakunzi ba HomeSky TV baradutumye ngo tuzakikubaze. Ikibazo kigira giti, ese Mama Kankwanzi ugaragara nk'umuntu ugifite itoto, ukiri mutoya, kandi benshi muri twebwe twakuze tukumva ukina urunana bakibaza bati ese hari irindi banga akoreshe kugira ngo wenda ugumane itoto cyangwa ureke gusaza? Oya, imyaka 54 ni myinshi, ndashaje, ndakuze, nta n'irindi banga nkoresha rwose, ni ubuzima busanzwe. Kandi njye mbona bijyanye n'imyaka, sinzi uko mubibona rero, abantu ntabwo babona ibintu kimwe. Gukina filme cyangwa théâtre hari ingaruka byaba byarageze mu mibanire y'umuryango wawe? Oya, nta ngaruka byagize, ahubwo nkina muri Seburikoko kuko nakiniye role y'umukecuru w'umunyamahane utoteza umukazana, nibwo abantu hari bamwe batabyumva nyine, ntibatandukanye umuntu wo mu ikinamico n'umuntu usanzwe. Abo nibo babigiraho ikibazo, ariko ngiye nta kibazo mbigiraho. Iyo ubabaye cyane ukora iki?
iyo mbabaye cyane kubera ko ndabyirinda ngira ikibazo cya hypertension ngerageza kubyiyibagiza kwiyibagiza icyambabaje. iyo wambaye neza uba wambaye iki? iyo nambaye neza mba nambaye igitenge n'iribaya ryacyo nk'abamama. ninde mu buzima wita nk'inshuti? mu buzima inshuti ni nyinshi ntago nazirondora, ariko umuntu wese unkunda nanjye ngerageza kumukunda. umwana mwiza kuri wowe wumva ari umwana urangwa n'iki cyangwa ukora iki? numva ari umwana urangwa n'ikinyabupfura, urangwa n'isengesho, akaba akunda Imana, akaba akunda gusenga. iyo ibyo byose abifite bimusindagiza mu buzima. ni irihe kosa mu buzima wakoze ukumva urigaye? ni ikosa ryo gukubita umwana nkamukomeretsa, iryo byarambabaje. ni iki mu bagize umuryango wawe yaba yarakoze ukumva urishimye cyane? abagize umuryango wanjye baherutse kuntungura nagize isabukuru y'amavuko, nicyo kintu cyantunguye cyanshimishije preto. mama Kankwanzi, wegeze ugira amateka mabi mu rukundo? kubera ko uwo twashakanye tutabanye, iyo ni deception, ubwo ni yo mateka mabi nyine. mama Kankwanzi, ikibazo gisa nkaho kibanziriza cya nyuma, ese ubona ababyeyi barutisha abana abandi, ukumva umubyeyi agafata umwana umwe akamurutisha abandi, wabivuga iki? oya, ntabwo ari ibintu byiza kuko abana bose barangana. simbizi niba ari uko njye mfite bake, ntabwo mbasha kubasumbanya, ariko niba hari umubyeyi ubikora ntabwo ari ibintu byiza. abana bose barangana, nukosheje uba ugomba kumukebura, ntabwo uba ugomba kumutererana ngo kiriya ni kuko iyo umwana umubwira ngo kiriya wambwa wowe waki, nawe akura yiyumvamo ko rwose atari umuntu. ntabwo ari byiza rero, abana bose bagomba kuringanizwa. wakinye filime nyinshi, ukina teatre nyinshi, ese ubona ari ikintu wazakora nka filime cyangwa teatre ikaba yakwitirirwa? oya, ntabwo bwanditse rwose, byaranyihishe. ngewe nkina ibihangano by'abandi, kandi rero bigomba amafaranga. niyo naba mbishoboye kubyandika, ni ibintu bigomba umutungo munini. mama Kankwanzi, ukina filime, ukina teatre, ikibazo ngiye kukikoza nk'umwe mu bakinnyi ba filime cyangwa ba teatre. abantu benshi mu gihe cyashize hari filime zabagaho bitaga part 1 part 2 ku masede, ariko muri iki gihe ntabwo zikibaho. ubu ngubu hagezweho filime z'amaseri. hari abantu biramanta bavuga ngo ziriya filime nazo zari zifitiye abantu akamaro kuko ni filime ngo zarangiraga, cyangwa se wenda ngo nuko wenda CD zitakigezweho niho zabaga zigaragara hanini, cyangwa bakavuga ati wenda nuko filime z'amaseri arizo abantu muri no minsi bibanzeho. abo ngabo nabo bakoresha bishimiraga izo zirangira, bakagira icyo kibazo cyo kuvuga ati ese cyangwa nuko mu Rwanda abakinnyi ba filime batagishaka gukina zirangira. n'abakiriya bazo ntago bakunda ziriya abenshi, ariko rero ababikunda bitabujije yuko ntago ari amatrupe yose akina amaseri. hari abakina zirangira, gusa umusaruro ni muke kuri filime kuko hariho ikintu bita piratage. nicyo cyaduciye intege, nta nubwo abantu rwose umuntu asigaye ashyiraho gato nyine ukagacuruza kakarangira, hakazaho kandi, ariko yayindi irangira barayipirataga cyane, nawe ntiyukuhe umusaruro ukumva ntacyo bimaze. mama Kankwanzi, tugana ku musozo, ikibazo nkunda kukibaza abantu benshi twaganiriye, ni inama ugira abantu muri rusange. dufite urubyiruko, dufite abakuze,
by'umwihariko urubyiruko rugabanyijemo abahungu n'abakobwa, ufata icyiciro kimwe muri icyo ngicyo ukaba wakigira inama wumva ikuri ku mutima yabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi kugira ngo bikomeze kugenda neza mu buzima bwabo bwa buri munsi. Inama nagira urubyiruko rero ni ukutarangazwa n'ibintu byinshi. Hari imico itandukanye, bakagerageza kwitwararika ibyo ababyeyi bababwira. Kera ntago babonaga ubwisanzure buhagije, ariko ubu ngubu barajya muri izo sinema, ku ma YouTube barareba amacano atandukanye. Ubwo rero sinzi icyo nabivugaho, nta bushyuhe rwose. Urubyiruko byo rurashyushye, ariko bagomba kubyitwaramo neza, kandi ndakeka benshi babyitwaramo neza bakabisohokamo neza. Kandi haba hari urubyiruko rwiyumvamo iyo mpano rukatwegera, twe tuyimazemo iminsi, tukaba twabagira inama nyine z'uko babikora. Murakoze cyane, turabashimiye cyane, mugire amahoro y'Imana kandi Imana ikomeze ibarinde. Iyi yari HomeSky TV, mwe mukomeje gukurikira ikiganiro ni SOKIB, ni ikiganiro kibagezaho amakuru y'abasitari batandukanye, turabegera nk'uko mubimenyereye, tukabaganiriza ubundi bikagenda neza. Wowe utarakora subscribe, ndakugira inama yuko wakora subscribe ugana kuri HomeSky TV, ahantu hari ibara ry'umutuku gakandaniza subscribe, ukegera hirya gatoya akantu kameze nk'inzogera ukagakandaho, ubundi kugira ngo ibiganiro bya HomeSky TV tubagezaho ukomeze kubikurikirana 5/5 kandi unogerwa kandi unaryoherwa n'ibiganiro bya HomeSky TV aho uri hose. Ndabashimiye cyane, nge ni Frank Jibril.